izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Inema y'Umwami wacu Yesu Kristu n'urukundo rw'Imana Data n'ubusabane kuri Roho Mutagatifu bihorane nawe hamwe. Yesu Kristo akuzwe. Dutangiye igihe gikomeye cya Adventi. Ijambo riva ku Kilatini Adventus, Adventum, gutegereza amaza y'Umwami wacu Yesu Kristo. Tuzasabirana rero kugira ngo ibi byumweru bine tugiye kunyuramo bitwinjiza ku munsi mukuru wa Noheli, tuzabashe kugira ukwizera, tugira urukundo nyarwo, tugira ibyishimo ndetse n'amahoro. Ngira ngo ni nacyo aya matara ane asobanura: l'espérance, l'amour, la joie et la paix. Tubisabirane rero kuko tubikeneye cyane. Kuri uyu munsi kandi turahimbaza abatagatifu Eloi na Florentia. Ni mucyo bavandimwe twanga ibyaha byacu kugira ngo dushobore kumva ijambo ry'Imana no gutura iki gitambo cy'Ukaristiya dufite umutima usukuye. Nemereye imbere y'Imana ishobora byose namwe bavandimwe, Imana ishobora byose nitubabarire dukize ibyaha byacu maze izatugeze mu bugingo bw'iteka. Dusabe. Nyagasani Imana ishobora byose, turakwinginze abayoboke bawe ubatera umwete wo gusanganiza ibikorwa by'ubutungane Kristo wawe ugiye kuza, kugira ngo babarirwe mu bakwiye gutura mu ngoma y'ijuru hamwe nawe mu ikuzo ry'iteka.
ubwa Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu, Imana mubana mugategekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Isomo rya mbere. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Igihe kiregereje, uwo ni Uhoraho ubivuze, maze nzuzuze amasezerano nagiriye umuryango wa Isirayeli n'uwa Yuda. Icyo gihe nyine mu muryango wa Dawudi nzahagura umumero, umwuzukuruza w'indahemuka, maze azaharanire ubutungane n'ubutabera mu gihugu. Ubwo rero Yuda izarokorwa, Yerusalemu iture mu mutekano. Dore izina bazita uwo mujyi: Uhoraho niwe butabera bwacu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Unyimenyeshereza amayira ayawe, Uhoraho menyesha inzira zawe, unoze kugenda mu tuyira twawe. Nyobora mu kuri kwawe kandi ujye umbwiriza, kuko ari wowe Mana nyesha umukiro wose. Kandi n'indakemwa, nicyo gituma abanyabyaha abagarura mu nzira nziza, abiyoroshya baganisha ku butungane, abacisha make akabatoza kunyura mu nzira ye. Amayira yose y'Uhoraho n'urukundo n'ubudahemuka, akabigirira abakomera ku isezerano rye no ku mategeko ye. Ibanga ry'Uhoraho ribwirwa abamutinya, maze akabamenyesha isezerano rye.
Isomo rya kabiri. Isomo ryo mu ibaruwa ya mbere Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyatesaloniki. Bavandimwe, namwe Nyagasani arabongeyemo kandi yuzuza urukundo mufitanye n'urwo mufitiye abantu bose nk'uko nkatwe tubakunda. Nyagasani nakomeza imitima yanyu igumwe mu butungane budahinyuka imbere y'Imana umubyeyi wacu, kugeza igihe umwami wacu Yezu azaza ashagawe n'abatagatifu bose. Ikindi kandi bavandimwe, turabasaba tubinginga muri Nyagasani Yezu ngo mwifate mu buryo bushimisha Imana nk'uko twabigishije. Niko musanzwe mubigenza, ariko noneho murusheho. Muzi kandi amategeko twabahaye muri Nyagasani Yezu ayariyo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Seigneur, tous les peuples, fêtez tous les pays, alléluia, son amour envers nous s'est montré au plus fort, éternel sa fidélité, alléluia. L'acclamation, l'enseigneur, les éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez pour notre roi, sonnez. Acclamez Dieu toute la terre, chantez à la gloire de son nom en disant, toute la terre se prosterne devant toi, et chante pour toi, et chante pour ton nom. Peuple, bénissez notre Dieu, donnez une voix à sa louange, Caria, nos amis à l'enfer, et préservez nos pieds, il faut pas, alléluia.
et tout était vivant, chantez louange au Seigneur. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe Yesu yabwiraga abigishwa be iby'ihindukira rye agira ati hazaba ibimenyetso mu zuba, mu kwezi no mu nyenyeri, naho ku isi amahanga azakuka umutima kubera urusaku rw'inyanja n'imivumba yayo. Abantu bazicwa n'ubwoba, bahagarika imitima bitewe n'amakuba azaba yadutse mu munsi, kuko ibikomeye byo mu ijuru bizahungabana. Nibwo rero bazabona umwana w'umuntu aje mu bicu, afite ububasha n'ikuzo ryinshi. Ibyo byose nibitangira kuba, muzubura umutwe mukomere, kuko uburokorwe bwanyu buzaba bwegereje. Mwitonde rero hati imitima yanyu itazatwarwa n'ubusambo n'isindwe n'uducogo twogo tw'ubuzima, maze uwo munsi ukazabaga gitumo, kuko uzatungura abatuye ku isi bose nk'uko umutego ufata inyamaswa. Mube maso kandi musenge igihe cyose, kugira ngo muzabone intege zo guhunga ibyo bintu byose bizaza, no kugira ngo muzashore gutunguka mu maso y'umwana w'umuntu. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Mube maso kandi musenge igihe cyose, kugira ngo muzabone intege zo guhunga ibyo bintu byose bizaza, no kugira ngo muzashobore gutunguka mu maso y'umwana w'umuntu. Iki cyumweru turasabwa kuba maso, kuko nabibabwiye igihe cya Adventus Adventum, amaza ya Nyagasani. Amaza twayashyira mu byiciro bitatu, tuvuga ngo Yesu azaza ku munsi w'imperuka, ni kera. Ariko muri iki gihe cya Advent turavuga ngo Yesu agiye kuza, n'ejo bundi ku itariki 25, n'itariki turayizi, icyo ni icyiciro cya kabiri. Ariko kandi Yesu arahari, arahibereye. Ibintu bitatu tuzirikana. Icya mbere, Yesu azagira gute? Azaza. Ngo ni ku munsi w'imperuka. We never know, we don't know, ntabwo tubizi. Ariko Yesu agiye kuza, ibyo turabizi. Ni ryari? Ni kuri Noheli. Noneho Yesu arahibereye, aturimo kandi aradukunda, kandi atubwiriza ikinyura Imana tugomba guharanira uko bwije n'uko bukeye. Nimube maso rero kandi musenge igihe cyose, umushyitsi muhire agiye kuza. Turasabwa ibintu bitatu. Ibintu bingahe? Icya mbere ni uguhorana amatara yaka. Tujya turima muri charismatique, itara ryawe nirikazime. Ntabwo muyizi? Itara ryawe nirikazime. Rigomba guhora ryaka. Itara rero guhora ryaka ni ukumva ijambo ry'Imana nkarikurikiza, ngahabwa Yesu Kristo kandi ngahindukira ngasa n'uwo nahawe
ngakora ibishimisha Imana, niko guhorana amatara yaka. Icya kabiri ni uguhora witeguye amaza ya Nyagasani. Ariya yose twumvise, Yesu azaza, Yesu agiye kuza, kandi Yesu arahibereye. Nagombye guhora rero niteguye, kuko ntazi umunsi n'isaha Nyagasani azagira gute, azaza kunjyaniraho. Nshobora kwibwira ngo ndacyari mutoya, barana abakecuru, barana abasaza, buriya Yesu naza azaza ajyana n'abapadiri kubera ko aribo bashaje hano. We never know. Sibyo? Nagombye guhora niteguye ndi maso, kuko isaha iyo igeze Nyagasani aransarura kandi akanjyana. Nakibaza nti uyu ni uwanjye, uyu ni uwawe, uyu ni uwanjye. Wakibaza se Nyagasani aje naba uwanjye, ese naba uwa Yesu cyangwa naba uwa shitani, se kinyoma, se kibi yo kabona umuheto? Icya gatatu ni uguhora dusenga. Guhora tugira gute? Dusenga. Twayibonye mu kanya, the prayer is my stress killer. The prayer is my stress killer. Isengesho ryonyine niryo rishobora kumvura stress. Twanabyumvise n'akantu k'ubwoba. Ibyo bihe nibigera, hazaba imitingito, habe imyoromo, habe ibintu bikomeye bitera ubwoba. Nibagira ubwoba twabonye ko ari iki? Ni akantu gatoya cyane, kanyangarangata, kinjira mu muntu, agatigita, akadagadwa, agata umutwe. Ubwo ni ubwoba. Ugasanga na wa muntu wasengaga byaranze. Hari umuntu wahimbye akaririmbo kitwa ngo ugiye kunyurwa, murakazi? Mu gitondo ndabyuka ngasenga, ngatakambira Rurema, amusaba ibyo nkeneye byose, nawe kandi akanyumva. Ku gicamunsi naho ndasenga, ngatakambira Rurema, no mw'ijoro nkabyuka ngasenga, nanone musaba. Ku giteka iyo dusenga, duhora dusaba, ibyari tuzasenga, noneho dushima. Hariyo byinshi dukwiye gushima, kimwe muri byo nuko tugifite ubuzima. Ngo kugiteka iyo dusenga duhora tugira gute? Dusaba. Kuki nta na rimwe tujya dushima? Kristo yazakuzwe. Ikibazo gikomeye, kandi most of us nk'abakirisitu uza mu kiliziya, izina ry'Imana Data na Mwana n'Umutagatifu, Nyagasani ndagusaba, Nyagasani ndagusaba. Buri gihe ugahora usaba. Uko usaba kenshi ni kugeraho ugasabiriza. Umuntu usabiriza w'umukirisitu aba yirengagije ko ari umugenerwa murage w'ibyiza byo mu rugo. Twabonye mu kanya, garuka maze ugire gute? Ugabirwe. Yesu afite ibintu byinshi cyane yabuze icyo amaza, ahubwo habuze abantu babimusabana umutima wemera, kandi umutima wizera, kandi umutima utaryarya. Ibi byumweru bine rero tugiye kumara bigaragazwa n'aya matara ane azajya agenda acanwa uko tugeze kuri buri cyumweru. Tuzazirikana ibintu bine: l'espérance, ukwizera, l'amour, love, umwe twabonye the vertical one, the horizontal one. Tuzirikane la joie, ibyishimo. Tuzirikane na la paix, amahoro, ibyo Yesu Kristo atuzaniye ku munsi mukuru wa Noheli. Ariko twabonye ko anaturimo witeguye kubyakira n'uyu munsi yabyakira kandi bikamumerera neza. Irya mbere rero ni icyizere, ririya mubona gicanye. Nabemerera ko mbabwira ibyorezo bitatu byugarije isi. Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu byagaragaje icyorezo gikomeye kandi kigiye koreka isi. Icya mbere ni ukuburira Yezu icyizere. Kuburira Yezu icyizere. Iyo umuntu amaze kuburira Yezu icyizere, ubuzima bwe buba bwatangiye kuba umwaka.
niyo mpamvu rero iki cyumweru cya mbere cya Advent, icyumweru twakwita iki cyizere, icyumweru cyo kuba maso tugategereza mu kwemera no mu byishimo umwami wacu ugiye kuza. Dusabe Nyagasani atuvure icyo cyorezo cyangwa se ubwo burwayi bwo kuburira Imana icyizere. Mu isengesho ryavuga ati Yezu ngufitiye iki? Icyizere. Yezu ngufitiye iki? Twese Yezu ngufitiye iki? Icyizere. Maze uzarebe ngo uragira ibyishimo, uragira amahoro, uragira urukundo rukomoka ku mwami wacu Yezu Kristo. Ikindi cyorezo cyugarije isi nyuma yo kuburira Imana icyizere ni ikintu bita jugujugu. Le bruit ni ibintu bisakuza, si byose? Muri iki gihe abantu benshi basigaye bibera mu bintu by'urusaku. Ejo narababwiraga uko turangwa mu kiliziya turimo dusingiza Imana, hari abandi bari mu kabari bari kujogomera. Jogomera, jogomera. Ngoma muzi no kubiceza. Abantu bibera muri jugujugu, bibera muri jugumira, bibera mu mayoga, bibera mu bintu. Ubu harimo n'abari mu muhanda bari kwiruka ngo bari muri siporo. Iyo bavuye kandi ngo bari kugabanya inda. Bari kugabanya inda ngo n'ibiro. Niyo banavuyeyo ntago bibuka ko hari na misa ya saa 9 mu burunga cyangwa saa 10. Baragenda bagakaraba, barageza bakajya kujugumira n'ubundi gufiningiza. Bakinywera mu mayoga n'ibinyama biri aho ngaho n'ibyo gusa. Yo kumana. Harimo n'abandi bakaririmba. Uhari ibintu bimbaza bikambabaza bikanambabaza cyane kubona umukristo ku munsi wa Nyagasani ajya muri siporo yarangiza akajya gufiningiza mu kabari. Yo kumana. Ugasanga muri abo ngabo harimo n'ababarize mu seminari bakize bafite amafaranga ariko badafite Imana. Badafite iki? Badafite iki? Niba udafite Imana, niba udafite Yesu, you are nothing. What you are having is Paulo mutagatifu abigereranya n'umwanda. Yandi mujya mujyana muri toilette. Bo nanze kuyavuga ko turi hano. Ariko Paulo mutagatifu anabivuga mu rurimi nyarwo, usibye ko batradurije mu Kinyarwanda bivuye mu Kigereki bakavuga ngo n'umwanda n'amazirantoki, ariko ni yandi namwe murayazi. Ntago muyazi? Ibyo wagira byose udafite Yesu ni yandi nuko tutari kuyavuga. Kandi aranuka. Yamabenya y'ingurube yego. Ni mabi cyane. Uyu munsi rero turasabwa kugira Yesu icyizere, tukirinda ibintu bya jugujugu, le bruit. Burya ngo umuntu ashobora gusiga ikimwirukaho ariko ntago yasiga ikimwirukamo. Ntago mvuga jugujugu iyi ngiyi y'inyuma. No muri siporo wajyayo barangiza ukabicika ukajya mu misa, ariko ikintu kikurimo indani kikwirukamo biragoye kugira gute kugisiga. Reka dusabe Yesu rero aze tubugire icyizere, aduturemo maze ahindure ibyanze kugira gute ibyanze guhinduka. Ikindi cyorezo nicyo bita l'excès de vitesse, umuvuduko ukabije. Umuvuduko ukabije ni ikintu gikomeye cyane. Abantu bafite umuvuduko mu iterambere, bafite umuvuduko mu gushakisha amafaranga, ariko nta muvuduko bafite mu gushakisha iby'Imana. Umuntu ashobora kujya mu kabari akamarayo umunsi wose cyangwa se ijoro ryose, ariko wavuga ngo ugiye mu kiliziya ugiye gusenga ku cyumweru. Ubu ngubu hari abaza bari kubara iminota, hanya nayo mbwa ngo ni padiri gutinda buriya yageze muri Kasiporo igitambo cy'ukarisiye nkigendera. Ukajya heza mushaka kujya he? Mushaka kujya he? Ko buriya ngo yageze ko nkigendera ntaho ngiye. Ugasanga mu bisa ijambo ry'Imana barisopadiri warambiwe. Warambiwe ati buriya rwose tako jyagira vuba yigisha umunota umwe tugiye murajya he? Murajya he? Ni ukwiba, ni mu ngeso mbi, ni hehe? Umunsi wa Nyagasani ni umunsi wa Nyagasani. Uwo muvuduko rero ukabije w'ibyisi, gushakisha ibyisi, gusukumva wabijyamo ukabigumamo, uzabanga wa mu dogiteri twabonye twa dogiteri inde birahura. Ushakisha amadiplome uyuzuza ariko nta kigenda. Bizarangire uhuye abantu Imana yarimye ndetse uhuye na papa wawe. Ikindi cyorezo ni icyorezo bita mu Gifaransa la superficialité. No gushaka ibintu bishashagirana. Abantu b'iki gihe dusigaye turangwa no kutigora. Kutagira gute? Kutigora. Mfite ikizamini buriya se. Buriya ngo bazamuhaje ngo ni multiple choice. Opa mwarimu azazana gutuna haranye mitamo akanyuguti ka buriya ni mitamo byanze bikunze azanekamo nka nk'eshanu mbona icya kabiri. Kuki utabyiga neza se ngo ubyuzuze? Ntibishoboka?
ukazana ubunebwe ibintu ngo ni byinshi ngo ntago nabi amategeko 10 y'Imana bayakwigisha ati yafate nzayakubaza reka vuga ndafatamo nka 5 bizaba bihagije nzabura icya kabiri wayafashe yose si bigutwaye iki arambwiye nabi nta nonutse musubize ngo nta nonutse arambwiye nabi akantu kubita superficiality ibintu bishashagirana kandi baravuga ngo ibishashagirana byose ntago ariko ari zabo kandi byose tubifitiye uburenganzira ariko siko bidufitiye iki akamaro ibyo byorezo rero bine icya mbere kubura Imana icyizere kuko mutazitereza umwana Yesu yabivuze Yesu ntakidukiza icya kabiri twabonye le bruit urusaku Yesu narwo narudukize icya gatatu l'excès de vitesse umuvuduko ukabije mu by'isi ariko iby'Imana tukabireka ni Yesu nadukiza icyo cyorezo icya kane rero cyita superficiality ishashagirana uko utigora Yesu nabidukize aduha imbaraga zo gukora gushaka kw'Imana mu gusoza rero inyigisho y'iki cyumweru ndagira ngo mu kuba maso nk'uko twabibonye duharanire kwereka Nyagasani ubuzima bwacu turimo kandi tuzirikane ko umunsi umwe isaha imwe isegonda imwe iyi si tuzayivamo kandi tukabana n'Imana ubuziraherezo ngiye kurangiza mbabwira akanya gatoya umuntu ashobora kuronka icyiza ariko ashobora no kubona ikibi kimuzunguza nababwiye mu kanya ndi kubigisha iyo Yesu amugira icyizere ukamuhitamo il s'arrange pour arranger Dieu s'arrange pour arranger ce qui me dérange Dieu s'arrange pour arranger ce qui me Yesu asiyaranje cyangwa se Imana aze gushyira kuri gahunda ibinderanja byose hari umuntu wigeze atubwira uburyo hari umudogiteri w'igihangange uvura abantu rwose indwara zananiranye akazivura ariko batubwiye akantu kaje kumwica muraseka mutagangana muraza kariko umudogiteri wamenetse uvura abantu nino baba bazwi tuvuga ati igihundwe haraza kuza wa mudogiteri wa mubikira witwa yataburi yavura neza mujya mumva namwe n'urugero hari umudogiteri waje uvura amagufa avura indwara z'abana avura n'ibiki uriya ni mubona burima avura neza muzakantu kaje kumwica yaje kicwa n'umubu umubu wari uri mu kirahure cya byeri kwa kundi usuki byeri ukayisuka mu kirahure yarangije atereka sinzi aho yagiye hirya aje arongera aranywa atarebye umubu uhagama hano mu ntango nuko birangira yitabye Imana Kristo Yesu akuzwe umudogiteri sha wamenetse bize ibishuri byinshi kandi uvura yicwa n'umubu wari uri he mu kirahure cya byeri kandi ngewe winywera igikoma winywera icyayi sha nimereye neza sha ndi kujogomera mu Mana Kristo Yesu akuzwe rero twagahombye kubaho tuzirikana ko ejo bundi tuzagira gute tuzagenda niba warakoze neza uzajya hehe mu bwami bw'ijuru niba warakoze nabi uzajya hehe basekiwe ese mutinya gupfa tubwizanye ukuri ubakanya gakurikiye tugiye kubwizanya ukuri mutinya gupfa kubera iki mutinya gupfa rero mutinya gupfa okay mutinya bapfuye uburyo abantu iyo bagiye gusezera ku murambo usanga bagira ubwoba hari umuntu wigeze atera urwenya aravuga ngo iyo abantu bapfuye babazanye mu kiliziya kubasezeraho ubatera indirimbo ebyiri zitandukanye ndababwire iyo hapfuye umukire bamushyize muri serikeye irimo ibipamba burya imbere habamo umunamiro wayo se muraza kwireba ubatera indirimbo twaremewe uzajya ubundi bimukire yapfuye abantu ntabwo bababara kuko baba bazi ko bari buze kuma by'agatangaza bakanabya twaremewe uzajya mu ijuru niho twese tuzishima iteka bagahanika bakajyana hejuru niba ngo umukene wapfuye bamushyize muri za mbabari bapfundikanyije bakamushyiramo n'akarago bashyiramo abantu bapfa kumurambikamo n'ibitenge n'ibiti byose baba bari kuririmba kanini umunsi uzatoranya abawe Mana uzatubabarire hazatumurira uvuye mu kuzimu abakecuru bari kurira ababina beza
bakubita imbabari burya ngo ntibyagenda ari 20 yego bagashyiramo imisumari bagenda bataragurika ku buryo ureba n'imbere uburyo babona n'umurambo n'imbere ukibaza ndetse buriya uwo mukire baherekeje gutyo n'uriya mukire baherekeje gutyo buriya no mu ijuru niko bizagenda nako ubuzima bwabo niburangira aho ngaho niko bizagenda ndagacira ku nyoni wenda tuzabimenya nitugerayo rero iki gihe cyatubere nicyo gutekereza ntabwo cyakagombye kuba igihe cyo kumutera ubwoba ni igihe cyo kwitegura igihe cyo kuba maso kugira ngo umunsi nugera tuzagenda njye kababwira umukire bashyinguye bigeze bashyingura umukire niba turi muri cyangwa birumvikane Kamembe niho abaserikeye nzima nyine zihenze sibyo umukire arafata tugomba kumushyingura muri serikeye ya miliyoni n'igice ubwo birumvikana bafata imodoka baza kuyireba Kamembe umushoferi na Kigingi baza kureba serikeye yo gushyiramo umukire wapfuye ariko ye umukire wapfuye nyine afite n'inda bagomba kureba nyine inda kuri buze gukwirwamo bagatsindagira kandi byarangiye uwo mugingi se ko ntacyo wawumaza byarangiye rwose baza kugura serikali birumvikana nini nyine kugira ngo wa mukire wapfuye nyine umugingi uzabashe kujyamo uko barangije baraza barigura miliyoni n'igice barayishyura pe cyakora urebye imbere Mana yari nziza pe yari nziza irimo amapambo mujya mubibona abaserikali bizima ku buryo umuntu yakwifuza kujyamo nuko baragenda Kigingi rero yagiye ari imbere kubera ko yari serikali banga iraza guhirima ikaba yajya akantu k'agatashe n'umweru cyane Kigingi ajya inyuma aza yitunga nyine kugira ngo itaza kugira gute guhirima mbese bizakozwe baza ngo byagenze gute baragiye bageze mu nzira imvura iguye Kigingi arareba iyi mvura mu mayito koko imvura iranyagirira ahangaha avuga asanga ni nziza pe irangiye kimeze neza rukarangije arayifungura ajyamo kugira ngo yugame imvura no agenda ajugumira amahanga banza arimo yafunguraga gatoya kugira ngo afate akuka ariko imvura ntimunyagire mbese bizakozwe ajyamo neza arishima avuga ati hano iyi ntihatari tuvuga ujya ko by'ubukene niba ntabwo bazashyira ibyibuze reka mvanemo icya 10 barangije bageze imbere shoferi aza kubona abantu bagiye gushingura nuko arahagarara nabo bagira gute bajyamo byanganira imvura nyine ko yabanyagira barakomeza baragenda bageze imbere imvura ihise Kigingi imvura yahise afungura ya serikali yasohokamo asohotse abantu bayaki bamubonye barasimbuka muri kaburimbo basimbutse nyine bitura hasi barakomereka cyane sijye ahera gutinya bapfa shoferi nyine afata abantu nyine bakomeretse nyine baguye muri kaburimbo nuko abashyira mu modoka nyine arabajyana shoferi ntiyarazi icyabaye gusa abonye Kigingi na serikali nabo abantu bakomeretse nuko arangije abakoresha inama ese ubundi byagenze gute nuko abantu baravuga ati ko shoferi nawe byakuba twagiye kubona umuntu tugiye gushyingura arazutse none se umurambo kuri muri morgue kwa muganga umurambo uri muri serikali ibintu tumaze kubona ntahandi hantu turabibona umuntu wari uri muri serikali yazutse tugiye gushyingura iki twamubonye cyakora tugira ubwoba turavuga tuyu muzimu yazadukoraho igihe warahera gutinya abazimu babajyanye kwa muganga abantu byarangiye batagiye no gushyingura kubera gutinya iki kubera gutinya umurambo mbese bizakozwe yangwa na wa mudogiteri na wa muzamu uyu wanjye gusa bagezeho baraganira nyine bavuga ati ariko njyewe koko nagomba kujya kwa Satani ariko byarangiye yisubiye aka ni akagero ko kugira ngo tubashe kugira gute kwisubiraho tuvuge tuti reka dutegereze amaso yande ya Nyagasani azabashe kutujyana mu bwami bwe twishimane nawe hamwe n'abatagatifu bose. Imigambi y'Imana siyo migambi y'iki y'abantu. Hari igihe kigera umuntu akabihirwa akifuza no kwiyambura ubuzima bwe. Si umuntu wiyamuye burajya mu ijuru ajya hehe? Hari abantu benshi mu buzima duhura n'ibizazane ukumva wakiyahura ukumva wakora ibintu bikomeye, ariko burya ngo if God says yes nobody else can say no. Imana yavuze yego, Imana yavuze ngo baho, nta muntu ushobora kuvuga ngo pfa. Ndabeshya hari umugabo rero ngiye gusozerezaho, mutega amatwi neza kubera ko ntabwo muri buze kumbaza ikibazo. Yego, umugabo yagiye mu kabari
abandi bagabo bose. Umugabo agiye mu kabari, agezeyo ahasanga umugabo wubitse umutwe mu maguru kuri kontwari. Ubundi hariya ngo yicara umuntu wagurishije isambu cyangwa se wagurishije inka, niwe yicara kuri kontwari. Asanga umugabo wubitse umutwe mu maguru kuri kontwari, imbere ye hari byeri mu kirahure, aba arayigotomeye. Nyirayo yubuye amaso araturikararira, undi aramubwira ati se rwose urarizwa n'iki? Niba ari inzoga ikurijije, humura ceceka, ndagura indi maze tuyisangire. Murakurikira? Undi ati wa mugabo we, ibyanjye imbwa zabirwaniyemo. Imbwa zagize gute? Imbwa zabirwaniyemo. Icya mbere, nageze ku kazi nkererewe, bosi aranyirukana. Si ikibazo? Nageze ku kazi nkererewe, bosi aranyirukana. Icya kabiri, ngeze aho nari naparitse imodoka, nsanga bayibye. Icyo ni icya kangahe? Icya gatatu, ngeze mu rugo, nsanga umugore wanjye aryamanye n'umuzamu. Icyo ni icya kangahe? Bajya bavuga ngo umutindi yanitse ni iriki? Ntabwo riva. Icya kane, ni ibintu bijyanye n'amatara ni hano twateguye. Icya mbere, nageze ku kazi nkererewe, bosi agira gute? Aranyirukana. Ubwo icyizere kiba kiragiye. Ngeze aho nari naparitse imodoka, nsanga bageze gute? Bayibye. Amahoro abaye makeya. Ngeze mu rugo, nsanga umugore wanjye aryamanye n'iki? N'umuzamu. Urukundo rwabuze, itara ry'urukundo rirazimye. Noneho nguze uburozi buhenze ngo niyahure, none nawe urabunyoye kandi bwica vuba. Ibintu bingahe? Ibintu bingahe? Icya mbere, nageze ku kazi nkererewe, bosi agira gute? Aranyirukana. Ngeze aho nari naparitse imodoka, nsanga bageze gute? Bayibye. Ngeze mu rugo, nsanga umugore wanjye aryamanye nande? N'umuzamu. Nguze uburozi buhenze ngo nihure, none nawe urabunyoye kandi bwica vuba. Noneho aramubwira ngo ikiri kundiza ni uko ugiye gupfa utabunyishyuye. Kristo Yesu akuzwe. Ese ari we wari ugiye kwiyahura bikagenda kuriya, wabigenza uti? What can you do? Wakomeza ushaka ubundi burozi ngo wiyahure? Yego, Imana niyo yonyine ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwanjye. Ku buzima bwande? Wanyura mu nzira zose zo kwiyahura, wanyura he, niba Imana itarakurekura, nta muntu n'umwe wagira icyo agutwara. Kabone nawe ubwawe ntacyo wakitwara, burya Imana itagize gute? Itabishatse. Utakurusha gusenga rero, ntakagutera ubwoba. Ntakagire gute? Ntakagutera ubwoba. N'umuntu nanaguhemukira, ntuzatekereze kwiyambura ubuzima bwawe cyangwa se ngo ujye gushaka izindi nzira zo kwihorera. Bifurije rero igihe cya Advent ni cyiza, bifurije guhura na Nyagasani, bifurije kureka ubunebwe, bifurije kureka ikintu icyo ari cyo cyose cyazatuma